Twongere tubahe ikaze bakunzi ba Rugira TV show, dushimira abakoze subscribe. Mu byukuri mwatweretse ko mudushyigikiye, hari n'abagiye baduha igikumwe batwereka ko nabo bakoze like, hari n'abagiye bakora share bakabitubwira, comment zo rwose abantu baraziduhaye, abadukurikiye ku kiganiro cya mbere nubwo cyari kigufi cyane twari kugira ngo dutangire nibura. Ngira ngo abenshi bagarutseho ku kira kiganiro twazagisubizaho, tuzagisubiza ko hari ibindi bitekerezo byagitanzweho birenze biriya. Twari twatumiye umutumirwa wacu yari yagitanzeho ibitekerezo bitandukanye kandi bitagarukira hariya, ariko kubera ikibazo cya tekinike nicyo cyadutengushye, ariko kuri inshuro twazagishyiraho. Ubwo nabwo muraduha ibitekerezo, naho mubona twazagishyiraho. Ariko turabashimira ko abantu batanze comment, hari nabifuje ko twazabatumira rwose. Nimero twarayibahaye kuri Rugira TV show, ni ikaze abantu bo mu ngeri zose, nta uheza guhari, abantu bose twarabatumiye. Rero turakomeje tukomeza kubasaba gukora subscribe, mukore subscribe kugira ngo mukande no kunzogera. Ukimara gukora subscribe hari akantu kameze nk'inzogera gahita kaza, akona kwituga kandaho kugira ngo hari ikiganiro gishya dushyizeho uhita ukibona direct, utangire nanone wirebere mu. Rero tubahaye ikaze kuri uyu munsi, kuri uyu wa 8 Gashyantare mu mwaka wa 2025 ngo twongere tuganire. Nabwiye ko ushobora kuba ufite ubuhamya, ufite ubuvugizi, ushaka tugukorera ubuvugizi, ushaka kugira ibyo usesengura utangaho ibitekerezo, ni karibu, nta uhejwe. Uyu munsi rero tutabatindiye twazanye umutumirwa wacu ni umugabo ukuze, umugabo ukuze rwose. araza kubibwira tuye hehe, nuwahe, aza kubibwira. Ngira ngo muramubona, ni umupapa ukuze, ngira ngo ari mu myaka 60 irenga. Araza kubibwira, ngira ngo muramubona kuva hasi kugera hejuru. Uyu munsi niwe dufite, uyu munsi niwe twatumiye. Uyu munsi ntabwo twigeze tujya mu bustane la Temperance Garden, ariko ikiganiro cyo ku kindi ndakeka ko ariho tuzagikorera. Tudatinze rero duha ikaze umutumirwa wacu, atubwire nuwahe, yitwa nde, yavutse ryari, ubuhamya bwe. Yatubwiye ko ashaka kutugezaho ubuhamya abutugezeho uyu munsi. Turagira ngo rero tumuhe ikaze atubwire ubuhamya bwe. Ikaze mzee, ratangira wibwira abakurikiye Rugira TV show, noneho ukomeze utubwire ubuhamya bwawe mu buryo burambuye. Umwanya urahari rwose uhagije, wisanzure. Ikaze rero. Murakoze. Ikibazo naba mfite ndagira ngo watangira utwibwira, witwa nde, wavutse ryari, utuye hehe, noneho n'ikibazo cyawe kitubwire. Ntuye muri Kabaya. Witwa nde? Nitwa Sindubazo Prinari. Yego. Noneho nkabamvuka muri Kabaya, umudugudu, akagari, umurenge watubwira? Nkaba nari mvuka hano muri Kabaya muri Rukereza, umudugudu wa Rukereza. Akaba ariho mvuka. Noneho nkaba nandi kugira ngo mbe navuga ikibazo cyaba kintera mbese imbaraga nkeya. Nkaba narigeze kuba nashaka umwari wanje aza kuzantana abana ari batoya. None akimara kuba ntana ndabarera, igihe bari gukura baja nko kwishuri, umukuru baza kuzamuntwara. Bamuntwaye ngira ngo yagiye wenda mu mahanga yandi, nubwo yiberaga hano mu bipangu aho bari baramushize mu gipangu cy'umuntu yakorera. None ubwo umwana ndamushaka, nza kuzamubona yaravuye mu ishuri, yarageze mu wa 6. Ubwo bari baramuntwaye gutyo, imibanire yanjye na nyina ibiranga. Hanyuma watubwiye ko utuye wavukiye mu mudugudu wa Rukereza, ni mu kahe kagari ubwo ngubwo? Ubwo na akagari
ka Kigombe. Ka Kigombe. Ubu ngubu utuye hehe, umudugudu, akagari n'umurenge? Ubu ntuye muri Kabaya. Mu Kabaya ni umudugudu? Ni umudugudu. Noneho akagari n'Akaruhengeri. Ubwo n'umurenge wa Muhoza. Ni Muhoza. Noneho umudamu mufasha amaze kumva iruhande. Ese wavutse ryari? Ntabwo watubwiye. Ivuka ryanje navutse muri 63. 63. Umudamu wawe mwabanye ryari? Umudamu dusa naho twabanye kuko twari tumaze igihe twarabyaranye 4. Ubwo mwabanye ryari? Ntabwo yuko igihe mwashakanye umudamu wawe? Igihe nabanza n'urukucibagirwa bari umufite umwana w'imfura wanyu afite imyaka ingahe? Umwana w'imfura yafashe irangamuntu. Nagiye kumushakira irangamuntu. Umva ko ni mukuru, rwashize nk'imyaka 20-16 gutyo. Hari ufite umutoya afite 14, undi nawe afite 13. Akana gatoya kabucu. Noneho umufasha arananiza. Byatangiye bitubona twatangiye kukunaniza. Nja kubona ukuntu yananizaga mu mirimo y'urugo yancaga intege. Gute ubwo kunca intege nukuba naramubwiraga ngo dukore icyadufasha mu rugo akanga. Yamara kwanga noneho nje naba ngiye gushakisha uko abana babaho, naza kugera mu rugo gasanga yagiye yitwararika ukundi. Gute ubwo yagiye agenda, naratashe ubwo maze gutangiye kugera hafi no mu rugo, nza gusanga aryamye n'umuntu mu rubingo. Noneho mu kunyikanga uko nakababonye birukanka bagana hari ishyamba ry'ibishimbo, mu runyumba rw'ibishimbo. Madamu wawe yitwa nde? We afite ari mugirwaho nko mu myaka ingahe? Ibyo ari byo byose ntabwo ari kurenza mu myaka hafi nka 30 muri 35 hafi mbese n'umunani n'irindwi gutyo ntihari kugeza. Noneho ubwo twaba turi mu rugo mu mikorere, ngasanga nta kintu ari kumfasha cyo kugira ngo turere abantu. Nabonye nagiye gukorera nk'udufaranga, hakabigengeye kubona nkabona yatuntwaye nijoro. Akakwiba kandi wagiye guhahira urugo? Yaranyibaga. Noneho nkabona n'ikindi atangiye kuja aragenda akaja arari iyo ntazi iyo yagiye kurara. Akarara iyo ahantu utazi? Iyo wabaririzaga se wumvaga ko bakubwira ko wenda aba yaraye? Nabashe kubikurikirana. Noneho abantu bamenyaga urwinjiriro rwe. Hari umusore yatahiraga, niwe wamubana. Umusore? Nuvuga ngo yaragutakajya kwiraranira n'abasore? Icyo gihe mwari mufite nk'abana bangahe? Twe dufite 3. Niwe twe dufite. Noneho kunaniza atangira kunaniza gutyo. Bigera noneho aho mu mutima naremererwa, bishaka gutuma mvuga nti abana ngiye kubasigana na nyina, ndebe uburyo nasanga abavandimwe mu Buganda. Hari abavandimwe ufite muri Buganda? Ubu ubona agombaga gusanga yaratashe. Yari marume wanje. Noneho umugore nawe akambwira ati cyangwa bikunda sinzabana nawe. Inanje kuntesha umutwe, wakora ibyo wishakira ariko ukampa amahoro. Ubwo atangira kwaduka gutyo. Abandi bakambwira bati mwihorere. Iwabo bari barambwiye ngo tuzagende gusezerana. Gusezerana mu mategeko? Noneho mbonye mu rugo nta kintu kiri kwinjirayo, ari kunsenya. Bigeze ibyo gusezerana ndabihagarika. Nawe ubivuye? Mba ndabiretse. Ubwo nkomeza kurembera abana. Abo 3 4? Nabo 3, wa 4 yaratashe yarapfuye. Ukomeza kubarera wenyine? Nkomeza kubarera.
noneho umuryango gwanjye gubonye ndi kumwe nabo bageze barambwira bati uriya muduhe n'uriya muduhe tubagufashe kuba turi kubarera ubu nta nibo babafite umwami umaze iminsi ararwaragurikira mu bitaro ubu nawe yaparitse kuvuga ngo wagiye kwiga yajaga ariga ku ishuri rya Kabaya yari ageze mu wa 4. ubwo ni kangahe wamufashe aryamanye n'abagabo kandi mu bana mbonye ko bigenze gutyo byabaye nk'inshuro ebyiri noneho ku nshuro mufata aryamanye n'abagabo mu gasozi mu bihuru noneho ni mu gasozi noneho ku nshuro ya gatatu abana bamwamaganye ku byari gukora n'ubundi abana afata umwuka barigo abahuraguza yarabakubise icyo gihe bari kumutesha uwo mugabo bapfuye ko yazanye umugabo mu rugo noneho bigeze abana nabo babasha kuza kubimbwira aho ngereye mu rugo ubwo kuva icyo gihe twakitwararitse gutyo yahise aturira aragenda. Yagiye hehe? Ubu ahantu ari mu mudugudu wa Rukereza mu kagari ka Kigombe, akaba ari mu nshingano yo kuba afite abantu ari kujana nabo mu isoko. Gukora iki? Kuja kwiba. Ubu yabaye umujura? Ubu yabaye umujura, bagiye bamunyereka no ku mataki. Baramufotoye hari aho yibye? Hari aho bibye. Noneho bari kurema amasoko yose. Yagiye kuvinaha ajana bagenzi be muri hano aho bita muri Muhororo mu gace ka Cabingo hepfi. Kuko niyo nari naramukuye. Iwabo ni avuka? Iwabo ni muri Muhororo musi ya Gasumo ka Mukinga. Ubwo niyo yaraturuka. Wabwira abadukurikira amazina ye, madamu wawe? Umudamu wanje akaba nyina w'abana yitwa Mukandekezi Virginie. Ubu se we abayeho ate? Ubu imibereho ye yashatse kungarukira narabyanze, kubera yageze hanze yitwararika nabi, noneho ku buryo ntabashe no kumvikana nawe n'ubundi. Ubu ntabwo mwashobora kubera iki? Afite abantu bagenzi be babana nawe, ni abantu b'abanyamujyi bakunda kunywa ibintu bitandukanye, kandi nawe ubwo yabashe n'abaturage barabizi, kubera ko nabonye ko bimeze gutyo ndamurekura, ubabana n'umushinga guri kumujana kwiba. Nibyo asigaye akora? Nibyo asigaye akora. Iyo batakoreye hano mu Ruhengeri, bakorera bagenda mu masoko yose, mu masoko atandukanye. Ikindi amaze guhindura indi sura, ntashobora kubasha gushobora. Wowe mukimara gutandukana, wowe wabaye hute kurera abo bana wenyine, kushaka ibibatunga uri wenyine, abana bo babayeho bate? Wadunyuramo muri make uko mwahise mubaho? Abana nagenda bagoragora, bari no guca akenge ko kwishobora, uretse kwishobora byo ni uburyo bw'uturimo tundi bari bamaze kumenya. Ubuse bakomeje kwiga? Uturimo dusanzwe ubwabo bwite bikorera, no kuba bateka ntariyo. Noneho umuryango ubonye ko ndi kuja ndagenda gutyo, nafashwaga n'abantu bari banzi, bakanshakira nk'uturimo, nangwa si nk'ubu nateraga nk'ipasi. Ubu ngubu nsa n'uwaparitse, nta n'imirimo nkibona. Kubera iki? Ukeka ko ariyo mpamvu? Imiryango niyo iri kumfasha abo bana. Ubu se nk'iyo muhuye wowe na madamu wawe, ubona bimeze bite? Murasuhuzanya? Iyo duhuye hashize nk'imyaka ingahe mutandukanye? Ubu hari kurenga imyaka 8 n'amezi mutabana. Iyo muhuye se muraramukanya nk'abantu bigeze kubaho umugore n'umugabo? Umwe arahita undi, bigenda bite?
nje bitewe nuko yasize mu rugo anteye kubabara ntabwo mpura nawe ngo ndasuhuzanye nawe washakaga ahubwo no kuntegesha kugira ngo bazaye bantegera mu nzira babande bagutegera mu nzira byigeze no kuba ngeze hano muri Kabaya wigeze kugera ku isantere abantu bashaka kugirira nabi ubwo natabawe n'imidugudu ebyiri na patrouille ya gisirikare none se wahuriye he n'ibyo birego niwe noneho we uko bagafasha abo bantu bavuze ko ari we ngo wabantegesheje ngo kugira ngo baje bantegera mu nzira mbese bakugirire nabi bangirire nabi mu kwiyambaza patrouille ubwo umudugudu umwe guzana umutekano n'ubundi guzana umudugudu turi umudugudu bahuza na patrouille ya gisirikare babantu niho bahise babakura bati muze mutubwire icyo muhoro y'umuntu ubwo nibo niyambaje kwitabaza ubwo icyo gihe sinari nkibana n'umugore kugeza na n'ubu yigeze gushaka gutereza amabandi ngo agukubite yigeze kuyantereza noneho akaba hano muri Bugese hano mu ruhande rwa Kabaya mbese mu majepfo yo muri Rukereza ni Maba nihatuye wamenye amakuru ko asigaye akora akazi ko kwiba ese muze nyuma y'imyaka 8 wowe ubayeho ute abana umuryango bitaho ukabafasha ariko wowe ubayeho ute ukuntu ndiho ubwo ndagenda nko mu bantu banzi niba ntambagiye nkariya ku maduka akabigira umuntu ambwiye ati reka ndebe icyo nagufasha bitewe nuko yabanze naba nabonye akarimo koroheje nkaba nagakora kandi nta murimo none gwa buri gihe mbona ni rimwe na rimwe abamvuga nti wenda imyaka maze nta wundi mugore nazana none ikindi cya kabiri nkaba ntumva ko umugore tutasubirana mu byo yakoze akabikora n'abana none se muze ubu ko umugore wawe we nta kintu kibi waba waramukoreye ku buryo bituma atangira kuguca inyuma gutyo wagiye kubona ubona birabaye njyewe nagiye kubona mbona yabitangiye gutyo noneho hageze aho tukaje dushirana n'ikintu cyo kumbwira ngo nje ngo namuzanye ngo rindaye we yarabikweruriraga we yarabinyeruriraga rwose akavuga ati njyewe narindaye uza kunshaka noneho n'abantu bakambwira bati ubwo byatangiye abantu bambwira bitewe n'uwo musore yajaga kuraza none abantu bakambwira ko bamubonagayo ari kwinjirayo uwo musore yaratuye he yaratuye hano muri Rukereza mu gace ko hafi n'umuhanda hari hafi n'amashuri y'abana amashuri y'incuke none se ubu ni iyihe nama wagira nk'abasore batarashaka urumva umugore wawe yakugenje nabi yagufashe nabi araguta wenda ntabyo uvuga ko akunenga agushinja wamufashe kabiri aryamanye n'abagabo mu bihuru yajya kurariyo akaryamana n'abasore akajya yagutaye mu nzu niki wagira abagore tubafate nk'abantu babi cyangwa abasore niki wagira nk'inama wagira abasore batarashaka abagore niyo kuntu nabibonye nkavuga nti wenda uwansubiza ubutoya n'ibihe nagenda nyuramo byanciye intege naravuze ni nsubiye ubutoya nta nakongera kwirirwa ndashaka bitewe n'ibintu nabonye kumufasha ntabwo ukwiye gushaka kubera iki kubera ibyo byabaye nubwo nibyo byabaye noneho kandi
buriya yanigeze nankubitisha ntazi ico ndi kuzira. Ubwo ico gihe twari twararekuranye atakiba mu rugo. None ubwo nanje bituma ngira ikizizi ku mutima. None n'abantu b'abavandimwe baraje bakaje bampendahenda batuzashobora kwibana, nta wundi nakenera. Bati wenda reka tukurebere n'uwo mukecuru mu rugo ushaka kungana. Bati wenda utabyara nireka da wenda kwiyana. Kuva mudamu yamara kunsiga nta n'ikindi nigeze gutekerezaho cyo gushaka. Wahise wumva ubizunitswe? None ubwo wagira inama abakiri bato ngo bare gushaka? Baya gushaka byo bashaka, ariko urubyiruko rwa none ruri kwiyandarika cyane. Biteye impungenge? Biteye impungenge. Ubu nk'umugore wawe ni iki wamubwira? Unuhe ubutumwa wamugenera mu munota umwe? Njyewe icyo namubwira, mu rugendo ari kugenda bamaze no kumukuraguza amenyo, kandi none mu kindi gitekerezo naba mufitiye ndumva ntacyo wamutangariza. Ntacyo pe. Kohera iki? Ibintu yakoze nta kindi namukorera. Nta kindi namukorera, ntacyo wamutangariza. Nta n'inama namugira yindi. N'abana bageze baramutsibuka. Nabo baramutsibutse. Tubashimire rero ko muduhaye ikiganiro kuri Rugira TV show, ariko tuzakomeza kuganira no ku bindi bitandukanye. Murakoze.